Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru hariya utuye hariya ukorera nateranire hamwe ahumutse haboneke ubone uko uterana n'uko ubyara n'uko ushyika ku byo ushaka. nasize mufashwa kereka nimba hari ibyabateye inyuma. nari mvuze ngo amazi yo munsi y'ijuru hariya utuye hariya ukorera hariya uturanye na naka bariya abantu mubana mukaza bo mubana muri nyoboza bo muririmbana amazi nateranire hamwe ahumutse haboneka ubwo mvuze nabi. mureke mbabwire buriya ingagi ijya imbabaza. ingagi irambabaza none murabona ko negereye ibirunga kwanjye irambabaza iyo mbona ibizungu bizamuka bigiye kuyireba ukabona ibimodoka birashoreranye ikinjiza amadovize irisha ibyatsi biriya babyita kutagira iyereka ufite agaciro. buriya yeretswe amafaranga yinjiza muri iki gihugu cy'u Rwanda cyonyine amadevize umuzungu akareba ikigira gutya gusa bakishyura kashi kitanavuga ururimi rumwe nawe ifite iyerekwa ikamenya agaciro ni ukuzamuka kwa muzehe ikamubwira umusore muzehe muri Serena niho ngomba kuba ujye ushyiriraho ifiriti n'iri. nari mvuze ngo amazi yo munsi y'ijuru hariya utuye hariya ukorera hariya uturanye na naka bariya abantu mubana mukaza bo mubana muri nyoboza bo muririmbana amazi nateranire hamwe ahumutse haboneka ubwo mvuze nabi. iri jambo Imana irivuga ndihereho nsoreze kuri bariya abana b'abahungu babiri nkubwira ijambo rivuga ngo komeza icyo ufite kiraruta icyo utegereje. Zaburi ya mbere. ko mufite uburakari hari abantu bambonye bwa mbere se bari hehe? ni benshi. amazina nitwa Mukanyirigira Gloriosa nzwi ku izina rya mama Vanessa ndi umumama mfite abana 5 nsengera Bukane kuri paruwasi muri ADPR ntuye ahantu bita mu Gahondogo ku mashuri ukatiye Yaounde. ibyo birahagije gusa kimwe cyo nkunda Imana n'abantu b'Imana numva nkishijwe kuba mvuze gutya neza ngenda nkishijwe. Imana yanyemereye ubugingo kereka rindi bigezemo uruhare kugira ngo mbubure ariko ijuru rirahari abakunze Imana no kuzaboneka kwayo tuzayitaha. Bibiliya iravuga ngo abifatanyije n'Uwiteka turacyariho twese uyu munsi namwe mwifatanyije n'Imana tuvuge ngo amen. aho papa na mama batabaye yarahabaye cyangwa ntiyabonetse inshuti n'imiryango zidahari yaba yarakweretse ukuboko kwayo tuvugire rimwe ngo amen. munyemerere dusome amagambo y'Imana nawe igitabo cy'Itangiriro ibice 26 turaza gusoreza mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo ndi bukurangire mu kanya. reka tubanze dusome aya magambo Itangiriro 26 27 umurongo wa 11. Itangiriro igice cya 27 umurongo wa 11. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye n'icyoya ngeweho umubiri wanjye ni umurembe ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya kizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe aba ari njye ubaho nyumvira gusa ugende uzinzanire. umurongo wa 21. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngo ukorakore menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa kutari we. Yakobo yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko ibikonjo ni irya Esawu. ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu. nuko amuhesha umugisha aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? aramusubiza ati ndiwe. hanyuma umurongo wa 36 tubasoreze aramubwira ati Yakobo ni Yakobo koko izina ni ryo muntu. ubu ni ubwa kabiri andiganya
yankuyeho ubutware dore none ankuyeho imigisha. Arongera aramubaza ati nta mugisha wansigiye? Itangirira igice cya mbere umurongo w'9, ijambo riravuze ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke, biba bityo. Tuvuge ngo amen. Ubwo ko mutavuze, Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru, hariya utuye hariya ukorera, nateranire hamwe ahumutse haboneke, ubone uko uterana n'uko ubyara n'uko ushyika ku byo ushaka. Nasize mufashwa kereka nimba hari ibyabateye inyuma. Nari mvuze ngo amazi yo munsi y'ijuru, hariya utuye hariya ukorera hariya uturanye na naka, bariya abantu mubana mukaza, bo mubana muri nyoboza, bo muririmbana, amazi nateranire hamwe ahumutse haboneke. Ubwo mvuze nabi? Iri jambo Imana irivuga ndihereho nsoreze kuri bariya abana b'abahungu babiri. Kubwira ijambo rivuga ngo komeza icyo ufite kiraruta icyo utegereje. Iri jambo Imana irikoresha yari iri mu gikorwa cyo kurema, ngo irema ibintu byose hasi biremwa, ibona ni byiza nta kibazo gihari, ariko ngo ibone ikomeza. Ni aka kantu nashakaga, murareba nabi. Amena. Ngo Imana ivuga se noneho umuntu arabafata ati Haleluya. Urabona ntacyo Imana yakuremera we, nta n'icyo ukeneye kirahari. Noneho aha ijambo riratubwiye ngo Imana iravuga, ivuga aho abantu bacecetse, ivuga aho bavuze, ngo yitegereze ngo ibone ikomeje akazi. Ngo irarema ibona ibintu byose iremye ni sawa, ariko ngo ibona akazi muri yo karacyakomeje. Ngo ariko yitegereje ibyo yaremye, ibona mu bintu yakoze hari ikintu yakoze gikomeye bidashoboka ko yaremeramo ikindi, kiriya kintu kikiri imbere yawe. Ubu rero aho bafashwa niho ndi burera kuko sindivamo. Tuvuge ngo amena rata hariya, amena ni VIP. Haleluya kwa mushumba. Niyo mpamvu umucecetse nuko yicaye aho ngaho. Haleluya. Amena bakeya beza. Abacuranzi bagiye none sinzi aho berekeye. Ese batashye ngo ni abanyabiraka? Twangaje abantu bakora iteka n'iteka bari he muri ako kazi? Bambwire ngo amahoro y'Imana abane nawe. Irongera iravuga, ikoresha ijambo kugira ngo cya kintu kigerweho. Undi ibintu byose byarakoze bitegereza ijambo. Ngo irebye ibona ikintu bisa amazi. Yewe niyo nayarose yoga, mbanze ko ibibazo byambanye birebire. Hari umuntu wari arota yoga? Mujya mugwamo cyangwa murambuka? Harimo n'abagwamo bagasoma ngeri. Imana irebye ibona ikintu bisa amazi. Ntabwo bishoboka ko ishobora kurema ibiti ibiremere mu mazi, n'inyoni ziguruka ntizaparika mu mazi. Ibona hari ibiremwa bidashobora kuba mu mazi, ngo yikuramo ijambo. Tuvuge ngo amena. Iravuga ngo amazi yo munsi y'ijuru nateranire hamwe ahumutse hagire gute haboneke. Impamvu turi muri aya materaniro mu gihugu cyacu nuko ahumutse habonetse. Ntago wabyumva sana. Ngo ikimara kuvuga iryo jambo, ngo amazi yihutiye kumva, agira uruhande rumwe ahumutse haraboneka. Impamvu wabyaye, impamvu washatse nuko hari ibyo Imana yumukije, bigira uruhande rumwe icyo Imana yashakaga kurema igira gute irakirema. Wibwira Imana ngo nta kazi wabonye kuko aho bari gukorera amazi araharengeye. Itaravuga ni
bafite ruswa. Birashoboka ko Imana yashyira uruhande rumwe cyangwa ntibishoboka. Nako kantu nagira ngo mbanze kukubwira, uriho kubera ko Imana hari ibyo yigisha uruhande rumwe, hari umugore uratambuka uragenda uvuga ngo ntibagusura, naho utuye umugende waraharenze, uraba udafite aho usohokera, abagusura babona aho bambukira binjira, ariko niyo umutse hariya hantu ubwo murimo murabyumva ngo barakubenze bakuzuguye ku mashyiga baranyura he ko ari amazi, ariko niyumutse ugira icyo avuga arabona aho anyura. Ahubwo reka tubwire Imana yumutse abaza babona akayira banyuramo, tuvuge ngo amen. Ntabwo ikibazo ari diporome iri hariya, ahubwo aho wagakoze hari umuntu ushaka kuzagusambanya, ariko Imana nimubika ahantu ikamushyira iruhande rumwe uzakora nta ngaruka zizaho. Ntabwo mwumva, ndabona mutangiye kumva mutinda. Imana ivugane nawe cyangwa ibyihore. Iyaba wari wumvise ko ikubwiye ko ikomeje gahunda yo kurema igashyira iruhande rumwe ibintu ubundi ukambukira humutse, si rimwe si none si kabiri, yumutse tugatambuka. Ubanze wibuke ibyo yumukije ukaba ufite iyo myaka, wakabaye kuba warafunzwe cyangwa yetse ikinyendaro, wakabaye kuba warapfuye, wakabaye kuba ufite ubumuga. Hari ibintu byinshi, hari inzuzi zari kugutembana, ntiwirengagize abo mwiganye zamaze gutembana. Ijambo rya kabiri, ukomeze icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Icyo ufite kiraruta icyo utegereje. Ngaba abana b'abahungu babiri basamwe n'umubyeyi umwe, ari we Rebeka mama wabo, bajya mu ndimwe, amaze igihe atabyara ariko Imana iza kumwibuka, hanyuma arasama. Iyo tuvuze umugore tuba tuvuze itorero. Hanyuma uyu mugore yaje gusama, asama abana bangahe? Babiri. Ngo bageze muri yanda banga kumvikana kandi bari mu ndimwe. Nari ngubwiye ko umugore asobanura itorero, mushumba nguri yaje kubibasobanurira. Bibiliya ivuga ko umugore ashushanywa n'itorero. Hanyuma uyu mugore Rebeka asama abana babiri, ngo abasamye bageze mu nda, ngo uko iminsi igenda ishira niko barushagaho kuryanira mu nda bataragera ku isi. Ibintu nateguye nanditse no muri agenda, bari gusenga ku ituro ya kabiri, nibwo aya magambo nyahawe. Rero mujye mwihangana, umuntu nabwiriza ibyo yahishuriwe ntimukamurenganye. Uyu mugore yasamye agasama abana babiri, hanyuma bageze mu nda baryanira mu nda imwe kandi bataragera hanze. Ubwo se ubusobanura ngo bararwana banga kumvikana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ngo izuba rikajya rirenga imigeri inguma ari ingumi, ngo nyina agiye guturika, ngo yumvise rimureba, ngo ajya ku bazima arabaza ati mu nda yanjye barapita. Mumbarize ngo turapiki turi mu nda imwe? Agusubije ko mupiki nta kintu akubwiye birumvikana. Ngo umubyeyi yumvishe umutima ugiye gushwanyuka, azamuka umusozi aho Imana yabaga arahazi. Ntabwo biri kuvuga ko yagiye kuraguza, ahubwo yagiye kubaza Imana, niko si wite ko namaze igihe kinini mfite icyifuzo cy'uko nasama, ko namaze igihe kinini mfite icyifuzo cy'uko wangirira neza, none ko mu nda yanjye numva harimo abana, ko ntashidikanya rwose ko ari abana, ko aba bana numva nta mutekano, ko barwana tuva mu gitondo, igisubizo cy'ibibazo byose. Biramubwira ngo mama, nta kindi kintu abana bawe bapfa, ni amahanga abiri. Ufite amahanga mu bana, ufite ihanga mwaturana mukabana no mu nzu, dore ukuntu bareba. Ufite umunyamahanga mwakorana muri birimu, se ko mureba nabi. Wambariza umuntu ngo utaraza aha wahoze he? Erega ubu tuzira aho abantu bavuye. Ba nyina bababyaye ntabwo nzi ibyo babonyeje. Ntabwo ati mu nda yawe ni amahanga birarimo. Rwose pe mubyeyi mubwije ukuri ubyumve. Ikindi kintu cya kabiri, aba bana nubwo ari amoko abiri arimo,
umwe akaba afite uruhu rw'umweru undi akaba ari umwirabura dore umwe yari umuzungu undi ari umwirabura muri icyo kinyarwanda cyumvikana umutoya azategeka umukuru bishatse kubwira abantu ko iby'Imana ntawe ubirata ko bimaze n'igihe kuko ikijije saa sita yakuyobora birashoboka cyangwa ntibishoboka wenda uwaguze iyo ntebe wicayeho yasubiye muri byeri cyangwa asubira gutega indaya ariko wicaye muhimbaza Imana bivuze ngo umutoya azategeka uwayiguze wagira ngo ndi muri Korea ya ruguru nari mvuze iyo ntebe wicayeho wari ukwiye kumenya amateka wabona n'uwubatsinze adahari wabona n'uwadekoye ntawe uhari wenda yaranaguye ariko uri mu nyungu z'amasengesho y'abakiranutsi no mu kazi ujya witwara neza kuko umwe yavutse afata igitsitsino cy'undi aramubwira ati uko byagenda kose aho wicaye habanje abandi kandi nyuma y'umuntu haba undi mujye mwubahana nukora iperereza urasanga ahantu utuye hari hatuye abandi njya ngira ubwoba bw'uko waba utuye mu itongo ry'utarapfuye akaba yarahunze yagaruka ntabwo mwaserera iryo se bumvuze nabi kurikirana urebe urasanga nyiri iriya nzu nimba atarapfuye yarahunze cyangwa afite ubundi buzima yibereyemo ariko nkubwira ko umuntu atura hatuye abandi bivuze ngo aho uri kora ibyiza ugifite uburyo kandi uteganye kuzapfa aho wari ugejeje abandi bakagira gute bagakomeza mubyeyi ahabwa ubusobanuro bw'icyari kimuzamukanye mu byose Imana iramubwira ngo ngaho genda utegereze kubyara kw'abo bana wowe uzabirebesha amaso yawe menya ko umwe azavuka afashe agatsitsino kundi doko ntabwo azamurekura nicyo nkubwiye umuto azategeka umukuru uwiyita ko ari mukuru muri ibi bintu ashobora kujya mu ishyamba kurisha akamaraho imyaka 7 uvuye muri Yorodani ejo mu gitondo akavugira ijambo nta n'uwarimubatirijemo arabyara abana bakuze bakura bagaragaza imirimo yabo cyo kindi cy'ikizungu cy'ibisatsi ngo gikura gikunda ishyamba gikurikirana ibisimba gikunda guhiga niwo muco w'abazungu mubona ko bakunda utuntu tw'utunyamaswa cyane Esawu ngo aragenda bumuhige kabisa ngo akajya ahiga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ngo Esawu akajya amara iminsi 2 ahiga ningaruka inyuma ndakubwira ngo kera wajya guhiga amasengesho ukiruka inyuma ushakisha Imana none ubu byabaye kwiruka muri bizinesi ngo utangariza ko ibintu wiruka inyuma uzareba uko utabibonye wari ukwiriye guhagarara mu mwanya Imana igushakamo ibintu bikagushaka kuko nta giti kigurukira inyoni utarabaho Imana yari yaragennye uko uzabaho ni nayo mpamvu uzabona umuntu ashobora kwiga akarangiza lisansi agashyira hariya ntabona akazi ahubwo utarabikandagiyemo akakurusha umushahara wicaranye diporome ni ukubera ko iyo izagutunga Imana yabimenye kera utarazi uziruka inyuma y'amafaranga uzi ko nta mukire upfa anyuzwe mwana wa mama uzi ko ufite kajugujugu aba yifuza yari faransa niyo Imana yayima kumva yayobora isi nabyo ntibishoboka nta muntu upfa anyuzwe nababwiye ko nta muntu Imana igisubizo ibyo wita ibisubizo ku Mana biba ari ibibazo gusa umwana ihaye umugabo ejo bimubyarira n'ikibazo cyo kutabyara yamahamo abana akabarambirwa tume 2 isi irananiye nta kazi mfite nzabyara umwerekera aho ngaho ugasanga ibyo twita ibisubizo bibaye ibibazo ku buzima bwacu uzi ko ushobora gukora imirimo y'Imana hano ukavunika ugakora byose Imana ikwanga bitewe n'uko yabonye ko ubutware yaguhaye wabutesheje agaciro papa baramukunda cyane ngo akunda Esawu ariko Imana ngo ikamwanga kubera ko yo ireba hirya aho ababyeyi batageza amaso Yakobo rero ngo aba umwana wa nyina ngo akundana na nyina sana buriya abana b'abahungu ku myaka 25 batabatandukanyije na ba nyina bajya bakora amarorerwa uzabigenzurire ku wawe nta mwana w'umuhungu w'imyaka 20 unegosiya na papa we ahubwo baba ari abantu babiri bahanganye mu rwo baba ari abagabo babiri kuko iyo igihungu cyazerereye kibere mu gisope mu kirya bareze
akageza saa tanu atarataha ntashobora guhamagara muzehe ahita ahamagara mere waryamye akamubwira ati sakwisha yicaye mu ntebe ntabyanze gusinzira mere nyine wegesheho nuze gukinga urumva umwana negosiya na nyina paka iyo gitaraba igikoboyi ngo gicurushe urufunguzo igihe cyose ahora hafi ya nyina yabona n'agahumba kakamutera ati mere uze gushaka ubugari ngeze impari ukabona nyina nawe ari ku maso y'umuhungu we ariko umusaza ashobora kumara amasaha atatu yicaye mu ntebe ati nk'ubu rudomoro saa tanu uyu mwana akagiye kumpindura imbwa mu rugo rwanjye nzajya naza 12 rudomoro atahe saa saba na muhungu we higiri muzehe wagiye kuryama gusinzira umusaza akajya kuryama atabishaka ariko rudomoro ari mu mutwe yamara kugera ku buriri n'umunaniro n'ihene yiriwemo n'amasine yiwe asabira kwisha umusaza akaba aragiye umukecuru agasohoka ariko se rudomo nanize isano uratamere ndaje kabisa mere we ntukinge gusa abazi isaha nyina arayicayeho yakobo rero ngo yari inshuti na nyina cyane umwe mu gikoni basongana ubugari ikintu cyambabaje gusenga ariko tuyibona sinakivugaho ariko icy'ingenzi ni uko tuba twagiye burya nubwo itagaragara ariko igeze gute irahari ngo aragenda ajya guhiga ngo ataha uwo munsi ananiwe cyane nta mana yabonye nta muhanuzi wamuzumingiye bana ari saa kintu nta muhigo nta nkware nta nkotsa nta kintu na kimwe yacyuye ngo ageze mu rugo ahita akatira mu gikoni ariko ngo akatiye mu gikoni ngo asanga ibishyimbo bana umuhungu nawe yamwiteguye bihiye birimo amamesa na ya nzara yose na ya minsi ya sere abandi baratabawe warakatagangira muri Patmos kandi Imana yamuvuzeho nko muri 41 bigeza 2020 nta n'agacu kangana n'ikiganza ngo arebye gutya abona ibisigo tungatigara fe abana kintu wandusha iminsi umaze usenga 60 n'ingahe nta kirakomarira sinumva ngo muri Patmos mumazemo iminsi ngiye guha ibishyimbo byanjye vuze ko naguye ngo curuze kanyanga ubwo urasa gutya abandi bana ntibakeye ngo ngiye guha ibishyimbo kuze ko seka aho wirirwa ntacyo bakumariye siko bitegeze bakubwira uko usa we aswanga buriye kwe wowe fasha usayidiri naha wenda mu ijuru nzime ariko indwana nkumve ku bishyimbo aramureba aramubwira ati kugira ngo ngwe kuri ibi bishyimbo byanjye iyo mwirirwa mujya gusenga buri mugoroba muparitse nanjye mba ndi gucuruza ntabwo wagakwiye kunsaba gusenga ngo rimurya ahantu ntabwo wagakwiye kunsaba ibishyimbo byanjye nta nubwo ari ukwiye kunguza ntekereza ko iyo mwirirwa imbere murari imbere ibisi 40 amayutubi amativi wana amativi abantu bose babakurikira niba uri gukenera ibishyimbo byanjye ntabwo byumvikana cyakora kugira ngo mbiguhe petit frère wibuka ko Imana yaravuze ko mutazayobora iki umukuru kugira ngo mbiguhe kereka naha nashakaga ngo ntega amaso kugira ngo nguhe ibishyimbo byanjye kugira ngo nguhe akazi kugira ngo nguhe amafaranga kugira ngo nguhangaze muri uyu mwanya kugira ngo ngire serivisi ngufasha kugira ngo nzakubere marene kugira ngo nzahagarare mu mwanya wawe kugira ngo nzakuvugire hariya hirya hari akantu gato gusaba ndashaka ko wibagiwe uriwe muri uyu mwanya ukirengagiza ubutware n'ubushobozi n'ijambo Imana yakuvuzeho ndaguha ibishyimbo bike ndatugize biko bimeze bidonado urampa ubutware bwawe icyubahiro cyawe ugikubite hasi uretse kunyereka ko uri umuhanuzi winyereka ko uri n'umuvugabutumwa winyereka ko uhimbaza winyereka ko uri umukristo hari ndashaka ko usa n'ubyirengagizaho gato niyo wasoma ku nzoga umwanya muto waba ibishyimbo nabiguha ariko igerageza usa n'uwirengagiza Patmos iri bumazemo iminsi usa n'ubikubita hasi gato donc urabona ko akazi kabuze kugira ngo akazi nawe urabyumva mayifure nibere niyo narikora gusa ntagusambanyije akazi nakaguha ariko icyo akeneye ni ugutakaza agaciro k'icyo wari waramenye Esawe wahoze he uwagushaka yagukurahe ijambo ryababaje Imana ryatumye uno muhungu bamwanga kare ni amagambo yasubije mwenyenira yaramubwiye ngo ubundi se kuba mbufite bumariye iki
umukobwa warize Imana yarakurindiye mu itorero rizima nk'iri, urumva ntacyo bikumariye kuruta uko wakwifuza kuzishingira n'umusinzi. Nibyo bifite inyungu, azagukura amenyo abiri ukagaruka uri manyobwa. Birenge ni wowe ubwirwa kuba ufite ubutware nta kintu bikumariye. No kwitwa umukristo wa hano utekereze ko hari abagezemo bakagwa bikabananira, kuba wowe wari ugikomeje utegera igaburo ryera ufite aderesi, niyo wapfa umurambo wawe twawugeza tukagushyigikira nk'ubukirisi tukavuga ngo atageze inyangamugayo, nabyo birahenze. Uwaguhishuriraho uri mureke mbabwire, buriya ingagi ijya imbabaza. Ingagi irambabaza, noneho murabona ko negereye ibirunga kwanza. Irambabaza iyo mbona ibizungu bizamuka bigiye kuyireba, ukabona ibimodoka birashoreranye, ikinjiza amadovize, irisha ibyatsi. Biriya babyita kutagira iyereka ufite agaciro. Buriya yeretswe amafaranga yinjiza muri iki gihugu cy'u Rwanda cyonyine, amadevize umuzungu akareba ikigira gutya gusa bakishyura kashi, kitanavuga ururimi rumwe nabo. Ifite yerekwa ikamenya agaciro, ni ukuzamuka kwa muzehe ikamubwira umusore muzehe, muri Serena niho ngomba kuba, ujye ushyiriraho ifiriti n'iri. Kutimenya ngo umenye agaciro k'uriwe, umenye ubutware bw'uriwe, ngutangariza ko ijambo ubukristo rirahenze, ntabwo ari ikintu umuntu wese apfa guhabwa. Wabibonye abandi babibuze, abo mwatangiriye rimwe baragiye, abasubiye mu nzoga barahari, abo mwiganye bagasambana bagatwara inda, abandi bakazikuramo bagapfurupfuru bakandura virusi, Imana ikakurokora. Ndakumenyesha ko aka gakiza ari uguhishurirwa, ntabwo ari abantu bose. Arangije aramubwira ati nta kintu bimariye. Okay. Yakuba mu mutima aravuga ati nari nkeneye n'ibyo ko ari kuvamo. Ukimara kumenya ko niyo waba uri umukristo ugasaza uri inyangamugayo, ku Mana bifite agaciro. Nubwo ku bantu ntacyo bivuze, ariko ku Mana bifite icyo bisobanuye, kuko niyo ikinga yaragize ikanakingura. Aramubwira ati okay, nyihera ibishyimbo, ubutware ndabuguha. Umva, ibishyimbo warabiriye ntacyo watakoze, n'akabari wararetse ubu usigaye usengera, nubwo utazinywa ariko zinywesha abandi. Ubutware warabutakaje, ibishyimbo warabiriye. Akazi ukora nawe urabiswa abanje kurya ibishyimbo bitukura. Umushahara wawe uravumye, nta mumaro wakumarira, nizo sanya tukorana, kuko wirengagije ko uri umukristo wa Patimosi, wirengagiza ko ufite itorero ryakureze, urabyirengagiza. Yakoba kugendaho kubera ko yari yarumvise icyo Imana yakuvuzeho, akugerageza kuzi kuko muturanye. Mwosibere rimwe, muba mu itorero rimwe, mama wanyu basama yabasamiye hamwe. Buriya Yakobo akugerageza kuzi, agomba no kukuvugira inyoma kugira ngo arebe ko ubutware bwawe wabureka. Ariko burya kuvuza ukamusubiza andi magambo, burya uba watakaje icyo bisa ubutware. Amaze kurya ibishyimbo, Yakobo arishima cyane ati cyo napfaga n'icyo, genda ujye ure kuririmba ariko nta butware ufite, kuba wabumbaye niyo wamara n'imyaka 200. Ariko icyo nashakaga ni uko witakazaho indangagaciro, ukananirwa kumenya uwo uriwe. Ngo akora igihe kinini ugasubira mu ishyamba guhiga, si igitangaza cyo gutakaza ubutware, kandi ugakomeza kwitwa umukristo mu gihe uriya wasengereye, mu gihe uriya mwakinnye ikarita, mu gihe uriya mwakinnye ibisoro. Wari ukwiye kuva ku rwego rumwe ukaba umukristo, n'Imana yagushaka ikagira aderesi gushakiraho, ariko ijya kugusubiza igasanga urahana, ejo yagaruka ugasanga urahuze. Imana n'abamarayika bagahora bazerera bashakisha umuntu, kumbi watakaje ubutware. Aho Imana yagushakiraga iki kubona. Kera no mu ishuri ukiga segonderi kaminuza utaranayirangiza, wari intwari mu kigo, bavuga bati uriya mukobwa ni umunyamasengesho, uriya musore yubaha Imana. Mfite ikibazo cy'uko abo wabwirije uba aribo barimo barakunegura bitewe n'uko bakubonye n'uko bari bakuzi. Umenye ko imbuto wabibye zitigeze zihe. Icyiciro cya mbere kirarangira, ngere ku cya kabiri dusoze, hanyuma dusenge. Ubwo ntiwumva ko ubutwara butakaje azize inzara y'ibyo hanze hano, ntiwumva ko ubutwara butakaje azize irari ry'iby'isi, ntiwumva ko ubutwara butakaje azize hiti yo hanze aha. Erega kubutakaza ntabwo ari ibintu bikomeye. Uzi ko ubutakariza kuri fanta ya oranje 10,000 bikakwambura indangagaciro, bitanu ukabitekeraho umutwe ugasanga urandavuye kandi wari inyangamugayo. Utekereze Esawu we, urebaho ubutware bwawe wabutakaje, ugasanga imbere y'umugore w'ishati wakoye amafaranga, nturi inganzwi wawe, ariko utakaza ubutware bwo kumubeshya umushahara wahembwe. Ubwo si kubeshya umugore washatse imbere y'Imana yamuguhaye, urumva utahageze
yabibonye ko wabikoze yakwanze kera utaranamuzana kuko yari izi kuzamubeshya. ntabwo wari ukwiye gutakaza ubutware ku mushahara wawe uyikorera amafaranga wirirwa kuri mashi uba wakoze. ni ukubera ko Imana yaguhemba ibihumbi 340 ugatakaza ubutware bw'icya 10 ukazijya ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukiyongeza ukereka Imana ibibazo yikweretse ibibazo igufiteho. Ibishyimbo arabirya ubutware buratakara kandi akomeza guhiga, akomeza imirimo, akomeza kuba umudiyakoni, ariko yagera hanze agasa n'abanyamahanga akifatanya n'abandi. mbega ibigambo bavuze ibintu byose arayoragura abona agahenge aje mu rusengero. ariko wari ukwiye kumenya indangagaciro y'uwuriwe naho uba niyo waba utateranye, tukagira icyizere cy'uko aho uri wadutangira ubuhamya. wanapfa tukagukura umurambo wawe hariya wakoreye agisida tuti ni wa mukristo wacu, aho kugira ngo abantu bagukekeranye. umunsi wa kabiri ajya guhiga, tunasoza asubira guhiga. agiye guhiga uwo munsi Isaka, mwanteze amatwi sha nkababwira akantu gatoya. papa wa bariya bana yarazi kubatandukanyiriza ku bimenyetso kikuranga. ubwo wanyumvisha no mu kazi ukora barabizi kuri umurokore buri icyo uri cyo kizwi n'abo mu bantu. ntabwo mvuze nabi. ku ishuri aho wiga biro ukoreramo, ishuri wigamo, akazi ukora aho ucuruza, aho wikorera, aho ukorera abandi, usanga bikunda. mushumba agiye kuyoboza Marigarita bamubwira ba Marigarita babiri buri agaciro k'izina biterwa n'icyo wakoreyemo. aragenda ajya guhiga. ngo uwo munsi yakuye ibirenge mu rugo. umusaza abwira umugore bashakanye, aramubwira ati rero Rebeka mugore mwiza, ndashaka gutanga umugisha nkawe umuhungu wanjye, ndamukunda cyane kubera ko ngo yari ageze mu zabukuru, nkubwira ko Imana yidasaza ngo inaniwe gutandukanya wowe n'uwo mwicaranye. iramubwira ati ndashaka gutanga umugisha, mbwirira Esawu aze muha umugisha, kubera ko yagiye mu masengesho ntawe uhari, kubera ko afite ayitatu ntawe uhari, amaze iminsi ari mu materaniro y'ikigoroba ntawe uhari, ahubwo Yakobo wirirwa mu mbuga mu mashyiga niwe uri hafi ya nyina. oroha rero wakakugiriye inama niwe ugushora. Bibiliya ikambwira ngo nzahora abana gukiranirwa kwa bafu. mama wawe wakakugiriye inama niwe ukubwira ngo ngo bimeze gutya ukuntu uberewe, burya bagucukurira imva nuko utabizi. nyina yegera Yakobo umuhungu yabyaye, aramubwira ati mwana wa uzi ko papa agiye gutanga umugisha, uzi ko Imana uyu munsi hari ikiri bukore, wanyemerera ukiyoberanya papa wakaguha umugisha kwitiranya na mukuru wawe. mama burya bavugaga kuroga nkabitinga, none nanjye urabinyibwiriye, ubu se ndiyoberanya gute? wirengagije ko, ndashaka ko umukristo wese antega amatwi, wirengagije ko papa azi kudutandukanya njye na mukuru wanjye, wirengagije ko Imana izi gutandukanya abantu. ubu se kushutse ngo nijye kwiyoberanya muri Patimosi, abantu bose bari impumyi ku buryo ntawe wamenya izina ryanjye. urashutse mama. nyina aramubwira ati singushutse we, icyo nasabaga ni ukwinjira muri Patimosi, wowe nkundira ugende, nugerayo ndakwereka icyo gukora. umuhungu ati urabigenza ute ko Patimosi ibamo abanyamasengesho? ati ndakumenyesha ko ndi bwica itungo ngatanga igitambo cy'amaraso, itungo nirimara gupfa, ubu buhanuzi burakomeye ntabwo ari ubw'umuntu wese, nirimara gupfa ndakuraho uruhu ihene, ngewe ubwanjye, ngewe mama wakwibyariye, ndibura ukwandike kandi rurakubera. umva ababyeyi babi, niyo mpamvu nakubaje ngo utaraza hano wahoze. amaze kumwambika urwo ruhu, umuhungu ati mama, ati ubu bagira gutya bakamfata nk'icyarwa? ati ntabwo kigo ndagihambira gifate. ariko umuhungu arabiteka, aramubwira ati mama, data azi kudutandukanya, nubwo twamubeshya ariko se n'Imana yo mu ijuru yananirwa kudutandukanya?
agaciro ka yorodani, wowe wamenye agakiza k'umusaraba ukamenya agaciro k'umuzuko, ni wowe uri kumbwira ngo ningende niyoberanye? Ariko birangira yambaye uruhu, sinzi urwo wambaye ujya kwaka akazi, sinzi uruhu wambaye ujya kuza hano, sinzi urwo wambara usohotse muri aya materaniro, ntabwo nzi uruhu wambara ugeze imbere y'umugabo wawe w'umupagani, sinzi n'urwo wambara ugeze imbere y'abanyamahanga bagukoresha. Ariko ngo ararwambara, ngo za nyama za hene baraziteka vuba vuba. Bibiliya avuga ngo bigana uko mukuru we yazitekaga. Si igitangaza cy'uko umuntu yabinjirana hano akajya agira gutya kandi ari we mugome mworoyemo hano. Ngo yigana mukuru we, ngo bateka mu gikoni uko babitekaga, ngo inyama ko kanya mu masegonda ziba zirahiye. Zimaze gushya n'uruhu barangije kurwambara, ngo arambaye neza, araje arakomanze ku cyumba cya papa, araza arakomanga ati papa twahasomye, papa ndikomanze urinde, ati ndesa uresa umwana wanjye, kandi uwo ni Yakobo wavugaga ibyo, uresa umwana wanjye ndiwe rwose ndi umukristo wa Patmos, ko nakubonye unywera mu kabari k'inyamirambo burya ariko ndo muri Patmos. Papa waramubwira tereka igira hino, narinje kukubwira ko igihe kigeze Imana ntizakoresha amagambo kuri wowe, ahubwo izagukoraho. Hari Imana izakwikoreraho atari uko papa wabanje kukwegera. Aramubwira ati nyegera ngo ukora kure, ndamenya ko uresa koko. Ngo amwegereye amukozeho, ubundi amasengesho yarakwiriye kugusigira impinduka mbere yuko ahindura abandi. Nabanza guhindura, tumenye uruhu wambaye urwaye. Ngo papa wagize gutya amukozeho, yumva ubwoya niwe rwose, yumva neza, ariko abamuteye ingingo ya mbere. Aramubwira ati mwana wa undatikara, aka kanya izi nyama zirahiye, ko wajya guhiga ukamara iminsi 2, ko wajya guhiga ukamara 3, ko wabaga intwaro ukamara iminsi 2 udashyize n'amazi ku munwa, nikusha aka kanya izi nyama zirahiye. Ubu bagukuye muri Yorodani, nibwo wumva ushaka kuba umudiyakoni, ubwo izi nyama ziba zihiye. Aramubwira ati mfite amakenga. Zirahiye papa, zirahiye rya rwose. Ngo ariye yumva ziraryoshye, ukabyara we. Ngo amaze kuzirya aramubwira ati gihino, ngo heshe umugisha. Arongera amutera ingingo ya kabiri, amubaza n'ijwi rirenga. Aramubaza ati koko uri umukristo wa Patmos? Aramubwira ati reka nkubwire ukuri icyo mbonye, uruhu rwose nesaho, ariko ijwi ni irya Yakobo. Kewe Isaka ndikumva ijwi, nkumva ni Yakobo neza neza, ko nakora inyuma ngasanga uri umukirisitu pe. N'izantite yawe n'ifisi y'umubatizo biri hano, ariko ijwi ryawe rifite ahandi ribarurirwa. Arababara cyane, ariko amuhisha ibanga. Arambwira ati pfukama ngo uheshe umugisha. Arawumuhesha, amubwira byose mwasomye. Wa wundi umaze iminsi 2, wa wundi wibereye ku musozi ari guhiga, ngo abatashye atahukanye umuhigo. Njyewe nkwifurije ko wasengera mu itorero rizima, kandi numenya ahantu Imana iri ujye uhatinda. Ntabwo mwumva nicyo kintu kimbabaje. Numenya ahantu Imana iri ujye uhatinda, utindane n'Imana, kuko igitinze imbere usagace. Tuvuge ngo amen. Ava guhiga, umuhigo yawubonye, arananiwe cyane, ariko nyina wasigaye mu rugo, nyina wamwiyongereje, amubera umugore. Aza areba uko umwana ameze, icyuya cyamurenze. Ubwo ngiye gusenga mwihangane, icyuya cyamurenze. Araza ajya mu gikoni, afata ikibiriti bareba. Yakobo arimo aramwishima hejuru. Uzi kubona umuntu akuroga avuga ngo uragapfuta byaye, yakubona indu yisamye atazapfata yishyize imugongo, kandi ubizi neza ko wavuye guhiga wavuganye n'Imana. Sha iyo aba bantu bari bazi icyo wavuganye nayo mbere yuko bavuga byinshi. Araza cyane ikibiriti, nyina areba, ngo akora byose nyina areba. Yakabona inkawe yakamubwira ati ubwo uraruhirira iki we, ko umugisha nawe ujyaye urarwanda nini? Natanze itungo rirapfa, mvuga ko buriya bukwe butazataha. Wikwirirwa urusha wenyegeza ucanira inyama, kuko data yari buriya niko bavugaga mu mutima.
akimaze guhisha za nyama azishyira mu isorori. Niko kujya gukomanga ku cyumba, urushako rubi, niyo mva ya mbere ibaho. Akomanze umusaza agira ngo ni umukecuru uje, ati yewe ukomanga. Papa ni njyewe, ndasoje mvuye guhiga, natetse urabizi maze iminsi ibiri nanjye nkeneye umugisha. Urinde ndesa umwana wawe ukunda. Papa nk'umugisha mvuye guhiga za nyama ndazizanye nkingurira. Ari wowe wakoze biriya, watekereza iki ku mugore mu bantu? Umusaza ati ni wowe Esawu cyangwa waruwe? Papa ni njyewe, nagiye Nyamagabe ndaheba, ngaruka Rusumo ndaheba, nzamuka Kinyamakara, dore umuhigo mukuye kizabona, nari nkuzanye, urampa umugisha. Aramubwira ati mwana wa, njye natanze umugisha kandi uwo nawuhaye yari wowe. Niki cyakubwiye ko ntaguhaye umugisha? Jewe amaguru naya nibwo nkiza, none si uwo nahaye umugisha n'uwanga buri inyama yazikuye hehe? Undi ati simbizi, baza mama mubana. Mama niwe wari uri hano, jye nari nagiye, mama mubaze, jye sinari mpari. Undi ati jye navuganye n'umwana mukozeho numva afite ubwoya, nagerageje kumukoraho numva amaturo arayatura, mbona indirimbo araziririmba, ariko ikibazo yavuze numva ijwi siwe. None se nimba Isaka mpumye, nimba njyewe mpumye ndashaje, ariko se n'umunyamasengesho wa hano nawe yarahumye, na mama wanyu wabinzariye ntabwo azi kubatandukanya. Natanze umugisha wa Yakobo kandi Esawu yaraha. Wambariza mama wawe wakureze, ukambariza aho wabatirijwe, ukambariza aho wakomerejwe, ukambariza aho ugeze ubu. Umuntu wakonyeje ntabwo yari azi gutandukanya iryo n'imoso ku buryo ushobora kwandara bareba. Watakaje, ufite iki ahubwo? Ducuke imitwe ngo bagira agahinda bose. Sasa aravuga ati nashatse na ni nkuko akavuze ngo iyo mbenya cyagiye sinari gusambana muri kiriya gitorero narindimo. Naha ngaho ugeze Imana ivugira ku manywa y'ihangusha, naho uratakariza ubutwari. Uragira ngo nyuma y'iki cyiciro Imana igushyire hehe? Kuri ku manegeka koko iminsi 60 isize ukiri Yakobo cyangwa kirarira cyane gitifaza. Njye ntabwo nabyemera. Mbwira ukuntu mama nawe ubwe wenyine ukuze ufite amaso akireba ashobora kumbwira umugisha. Nibwo yavuze ngo Yakobo ni Yakobo koko, ngo bwa mbere ntwaye ubutwari, none n'ubu bwa kabiri ntwaye umugisha. Bibiliya iravuga ngo ahera ubwo amuhiga. Wari ukwiye kumenya icyo ukwanga kwangira, ngo ahera ubwo inkota imuhiga, ngati nzarenda mpaka mvuye. Surika imitwe gatoya, windeba, reba mu mutima wawe, urebe kavukire yawe, urebe aho wahereye uvugana n'Imana, urebe aho wahereye ubatizwa, urebe iminsi 60 baguteguriye. Erega nta wundi yateguriwe ni wowe. Kujya mu ijuru nubwo ukizwa saa 6 saa 7 saa 8, kuko urupfu rwo ntabwo ruzaza mu magari igihumbi harimo ibyo wagene. Ahubwo nkakubaza ngo ubutware wahoranye uracyabufite? Ese nta bikimbo wariye ku kazi? Ese nta bitukura wabonanye Marigarita? Ese nta bitukura wabonanye uwo mwigana ukamwigana ugatakaza indangagaciro? Reka nkubwire ngo isuzume urebe ko irya mbere bitagiye kuba bibiwe, ugatangira neza ukazasoza nabi. Ubanje iby'umwuka uherutse iby'umubiri. Ni wowe nabwiraga. Haguruka tugusengera Imana. Umuntu uzi ko yatakaje ubutwari, haba ku kazi, haba mu ishuri, aho ukorera, aho batakureba, mu modoka na telefone yawe, wayitakajeho ubutwari kuko amagambo wavuze umutima urimo kukubwira ngo warahemutse. Esawu uri guhigira hehe? Buri wese nabitekerezeho, urebe icyo Imana ikugaya. Yumukije amazi uriga, yumutse amazi urashaka, yumutse amazi irakurera, uri imfubyi reka kukwandagaza. Ntiwigeze ujya gutega nk'izindi ndaya. Hari abanyeshuri mwiganye bandavuye banywa ibiyobyabwenge, irayumutse uriga urarangiza. Ariko se we ubutware wahoranye ubu nibwo ugifite? Tambuka igira hino mami, utusengera Imana. Amahirwe aza rimwe mu buzima, ntabwo ijambo ry'umunsi rizaza risa n'iryejo. Kandi umuhanga yarambwiye ngo gutuka umwuka wera ni ukwanga kwihana mu nzira za bugufi. Buriya mbona ituriho bakubaza,
ariko tekereza ahantu ubutware bwawe butakarije. Wari intwari mu rugo, papa wawe mama wawe umutware ku kazi shobuja ugukoresha, yarazi imbaraga ziri kurimo. Niyo yirukanaga abandi yavugaga ati murokore ni mumureke, ariko ubu wabaye kera gato arakureba ntamenye ishusho y'ibyo urimo. N'uwo murengwe rero ushobora kugutera inzara, kwibagirwa aho wavuye biri muri bimwe byakuzanira ingorane. Nta kimana itakoze yumukije amazi sha, abandi batwara ibinyendaro urakomera, bajya gukora diploma urayizana, perime warayicuye, ariko ingaruka tekereza ibyo urimo gukora. Inshuti yawe ntiyakubereye Yakobo, Ezekiel bin Foto, nta kintu cyakubereye Yakobo. Kugira ngo ibisimba byanyu biri, kugira ngo aka kazi ukabone, kugira ngo perime uyitunge, uratakaza ubutware, uratanga ruswa kugira ngo ujye muri uyu mwanya. Ni ukuri bwibagirwa uri w'isegonda ibisimba ubirye, ariko warabiriye bituma Imana ikwanga. Ongera ugarure ubushuti bwawe hagati yawe n'Imana. Muce bugufi mupfukame dusaba umushumba yigire hino abasengera Imana. Itorero twese duhaguruke. Ushobora kuba ufite ubutware ndabyemeye, mama wawe akagushuka cyangwa akaba ariwe wazagira uruhare mu gutuma utakaza ibyo wari ufite. Basimwe mudapfukamye muhaguruke musengere bene wanyu mu bana. Uzi ko abana n'umugore yaratakaje ubutware akakunywesha amazi, ubu urabona umupfukamiye w'Imana itamuha agakiza. Mama wawe se udakijijwe ntiyakunywesha amazi, ubu se umupfukamiye umugoroba ukibuka ko hari ubutware yatakaje, ntabwo wamusengera bigakunda. Ariko reka dusaba umushumba abasengera Imana. Shalom. Zaburi ya mbere.